Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa byanditswe n'umwanditsi umwe, Luka wagendanye kandi akorana na Pawulo. Ibi bigaragara neza mu ntangiriro y'igitabo aho Luka avuga ati, nakoze umuzingo wa mbere, bivuze ubutumwa bwiza, ibyo Yesu yatangiye akora n'ibyo yigishaga. Aha rero Luka duha ubusobanuro ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa icyo ari cyo. Umuzingo wa mbere werekanaga ibyo Yesu yatangiye akora akanigisha. Umuzingo wa kabiri noneho urimo ibyo Yesu yakomeje gukora ndetse no kwigisha, biganisha ku ngingo ishimishije cyane ijyanye n'izina ry'u Rwanda, ariko ritari iry'umwimerere, ibyakozwe n'intumwa. Nubwo intumwa zitandukanye zigaragara muri nyinshi muri izi nkuru, uhuza inkuru yose kuva mu ntangiriro kugera ku iherezo ni Yesu wenyine, akora mu buryo butaziguye cyangwa binyuze mu mwuka. Bityo rero iki gitabo cyari gikwiriye kwitwa ibyakozwe na Yesu ndetse n'umwuka wera. Intangiriro y'iki gitabo ibara uko Yesu wazutse yamaranye iminsi 40 n'abigishwa, abigisha ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Ibi bigahuza n'inkuru y'ubutumwa bwa Luka, aho Yesu avuga ko yarimo agarura ubwami bw'Imana ku isi ahereye kuri Isiraheli, bityo ahamagarira Isiraheli kuba munsi y'ubutware bw'Imana kubwo kumukurikira. Kandi yimitswe nk'umwami igihe yatangaga ubugingo bwe, maze aneshesha urupfu urukundo rwe. Bityo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gitangirana n'umwami Yesu wazutse, aha abigishwa b'amabwiriza arebana n'ubuzima bwo mu bwami bwe. Abasezeranya ko mwuka azaza vuba akabuzura mu bubeho bwe ubwe, maze ibi bigasohoza bimwe mu byiringiro by'ingenzi by'abahanuzi bo mu isezerano rya kera, ko mu bwami bwa Mesiya ububeho bw'Imana, mwuka we azaza maze ature mu bantu be mu rusengero rushya, maze agahindura imitima yabo. Nuko Yesu aravuga ati, igihe ibi bizaba bibaye, mwuka wera azambika imbaraga abigishwa be bahamye Yerusalemu, Yudeya n'i Samariya ndetse no kugeza ku mpera z'isi. Ageze aha Yesu arazamurwa burira mu maso yabo ibicu biramubakingiriza. Ni ishusho yakuwe mu gitabo cya Daniyeli igice cya 7, yerekana uko Yesu yimikwa nk'umwana w'umuntu uhamijwe nyuma y'imibabaro ye, none ubu akaba asangiye ubutware n'Imana ku isi, kandi anasezeranya ko umunsi umwe azagaruka. Bityo insanganyamatsiko z'ingenzi z'imiterere y'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa byigaragaza mu ntangiriro z'iki gice. Iyi ni inkuru y'ibya Yesu ayoboresha abantu b'umwuka kujya mu isi ngo babwire amahanga yose kuyoboka ubwami bwe. Uko niko inkuru itangirana no gukwira k'ubwo butumwa i Yerusalemu, bugakomereza mu ntara zihegereye, iya Yudeya ndetse na Samariya zari zituwe n'abatari Abayuda, maze hanyuma bukagera mu mahanga ndetse no kugeza ku mpera z'isi. Iyi video iraza kwibanda ku cya kabiri kibanza cy'iki gitabo. Icyiciro kibanda kuri Yerusalemu gitangirana n'abigishwa ba Yesu bategereje kuza ku munsi mukuru wa Pentekoste, igihe Abayuda baturutse imihingo yose yo mu isi ya kera bari mu murwa. Maze umwuka wera amanukira intumwa ameze nk'inkubi y'umuyaga, nuko bimeze nk'ibirimi by'umuriro bigaragara ku mutwe wa buri muntu. Batangira gutangaza no kuvuga inkuru z'ibikorwa bikomeye by'Imana, kandi bavugaga mu ndimi z'ubwoko bwose batari bazi imbere, ariko abari bateraniye aho bose bumvaga neza ibyo bavuga. Rero kugira ngo wumve icyo Luka avuga muri iyi nkuru, ni ingenzi cyane kumenya imizi y'ibyo bigereranyo byose iri mu isezerano rya kera. Icya mbere, umuyaga n'umuriro ni imvugo itaziguye iganisha ku nkuru z'ubwiza bw'Imana, bwaka umuriro bwuzuye ihema n'urusengero. Bifitanye isano n'amasezerano y'ubuhanuzi avuga ko Imana izaza ku bwa mwuka igatura mu rusengero rushya rw'ubwami bwa Mesiya. Maze rero mu byakozwe n'intumwa, ububeho bw'Imana bwaka umuriro ntibuza kuba mu nyubako, ahubwo ni mu bantu bayo. Icyo Luka avuga ni uko urusengero rushya rwasezeranyijwe n'abahanuzi ari umuryango mushya w'isezerano rya Yesu. Abantu ba Yesu aricyo kintu cya kabiri gihuye n'icyo Luka ashaka kuvuga. Abahanuzi basezeranyije ko ubwo Imana izaza kuba mu rusengero rwayo rushya, izongera ihuriza imiryango yose ya Isiraheli hamwe iyobowe n'umwami Mesiya, kandi ko inkuru nziza y'ubwami bw'Imana izamenyekana igatangarizwa amahanga. Luka asobanura mu buryo bwimbitse imiterere mpuzamahanga y'Abisiraheli bari baraho kuri Pentekoste, kandi bitaye ku butumwa Petero yahavugiye. Nuko rero intumwa bakomeza guhamagarira Abisiraheli kwemera Yesu nka Mesiya wabo, maze abantu ibihumbi n'ibihumbi barabyitabira, bahinduka imiryango mishya igira ubuntu, ikaramya ikanahimbaza Imana. Gusa si buri wese wabyishimiraga. Ahereye aha Luka yerekana uburyo ko umuryango mushya wa Yesu wahise uhura no kugirirwa nabi gutewe n'abakuru b'i Yerusalemu. Mu buryo yateguye neza ashyizemo umwanya ureshya hagati, Luka aca umugani w'insengero ebyiri: urusengero rushya rw'Imana, umuryango w'abayoboke ba Yesu uteranira buri munsi mu bikari by'urusengero no kuri buri nzu. Nuko rero hagati y'ibyo bisobanuro harimo inkuru ebyiri za Petero n'izindi ntumwa bakiriza abantu mu rusengero, aho batunguriwe no gufatwa n'abakuru b'urusengero, hombi bigakurikirwa n'ijambo rya Petero avuga ko Yesu ari we mwami nyakuri wa Isiraheli. Hagati muri ibyo byose, inkuru kimomo y'uko abigishwa ba Yesu batanga ibyo batunze byose kugira ngo bahurize hamwe bafashe abakene. Ni ibintu byiza mu by'ukuri, ariko ku bwa Luka uko avuga aha bisa n'inzaduka, kugeza ubwo umenye ko ibyo byari umuco uvugwa mu mategeko ya Mose, kandi bikaba byaragombaga kuba bikorerwa mu rusengero rw'i Yerusalemu n'abakuru barwo.
icyo Luka ari kuvuga aha kirasobanutse. Urusengero rushya rw'aba Yesu rurimo kuzuza umugambi Imana yahoze ifite kubw'urusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo habe ahantu ijuru n'isi bihurira, aho abantu bahurira n'ububeho bw'Imana bwuje umuntu no gukiza. Iyi ntambara hagati y'izi nsengero zombi ikomera cyane mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 n'icya 7. Niho muraba wa mbere w'itotezwa. Abigishwa ba Yesu bakomeje kwiyongera, bigomba ko abayobozi bongerwa, kandi umwe muri bo Stefano yari umuhamya ushize amanga wa Yesu i Yerusalemu. Byarangiye afunzwe kandi ashinjwa kuvuga nabi urusengero ndetse n'iterabwoba. Stefano ubwo yavuze ijambo rirerire ryerekana uburyo abakuru ba Isiraheli kuva kera bazi intumwa boherejwe n'Imana harimo na Yesu. Intumwa ze nazo niko bazigenza. Abakuru b'i Yerusalemu bararakara cyane, bica Stefano maze batangiza inkubiri yo gutoteza abigishwa ba Yesu, yatumye abenshi muri bo bahunga bava mu murwa. Ariko byagize ingaruka nziza. Luka yerekana ko mu by'ukuri aya makuba yahindutse impamvu yatumye abantu ba Yesu noneho boherezwa i Yudaya n'i Samariya. Nuko muri iki cyiciro Luka yakusanyije inkuru z'uburyo butandukanye zose zerekana ko umuryango wa Yesu w'i Yerusalemu wari wiganjemo abayuda, wahindutse umuryango mpuzamahanga w'amoko menshi. Misiyo ya mbere yari ya Filipo i Samariya. Hari ahantu hatuwe n'abanzi bangwa cyane n'Abisiraheli, benshi muri bo baje gukurikira Yesu. Ikindi ni ugukizwa kwa Sawuli w'i Taruso, kwamenyekanye nyuma nka Pawulo. Yari umwanzi n'umutoteza w'abayoboke ba Yesu wabirahiriye, kugeza aho ubwo yahuye na Yesu wazutse, maze ahinduka umurwanashyaka ku bwa Yesu. Hakurikiraho inkuru ya Petero yerekwa ibirebana n'uko Imana itareba abatari abayuda nk'abahumanye cyangwa nk'abadakwiriye kwinjira mu muryango wa Yesu. Nuko Petero ayobowe na Mwuka yinjira mu nzu y'umusirikare wo mu Roma yuzuyemo abantu batari abayuda, maze bose bakira inkuru nziza ya Yesu. Mu by'ukuri Mwuka yerekanye kuri bo mu mbaraga nk'uko yabikoze ku ntumwa z'abayuda. Dusubiye inyuma muri cya 2. Izi nsanganyamatsiko zose zihuriza hamwe mu ishingwa ry'itorero muri Antiyokiya, umujyi munini cyane wari utuwe n'abantu b'imico itandukanye kurusha indi muri ako gace k'ubwami bw'Abaroma. Nuko Luka atubwira ko Barinaba, umuyobozi w'umuyuda wavaga mu itorero ry'i Yerusalemu, yajyanye na Pawulo gufatanya kuyobora iryo torero, maze rihinduka itorero rinini rya mbere mu mateka rihuriwemo n'amoko menshi. Niho abigishwa ba Yesu bitiwe aba Kristo bwa mbere, ni naho kandi abamisiyoneri mpuzamahanga ba mbere boherejwe bavuye. Uko niko tubona inshingano Yesu yatanze isohora. Ibi bikaba ari byo bitugeza ku nkuru Luka akomerezaho kugeza aha. Iki nicyo cya 2 kibanza cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa.